Muraho nongeye ndabasuhuje nk'ibisanzwe muri kumwe na Fabien hano ku isoko y'ubworozi, aho tubagezaho amakuru atandukanye ku buhinzi n'ubworozi, inkoko, ingurube, intama n'andi matungo, aho tubagezaho ubumenyi butandukanye, imiti, inama z'uko wakitwara mu bworozi bwawe kugira ugere ku nyungu byihuse kandi vuba. Kuri uno munsi nkaba ngiye kubagezaho video nabemereye ivuga inkoko gakondo versus inkoko ya saso. Ese ni iyihe nkoko irenze hagati ya saso n'inkoko gakondo? Ni iyihe nkoko yunguka vuba bidatinze kandi idatwaye menshi? Ikaze rero kuri ino video. Reka dutangire twibaza kino kibazo. Ese inkoko gakondo ni inkoko bwoko ki? Saso ikaba inkoko bwoko ki? Tudatinze rero reka duhere ku nkoko gakondo. Inkoko gakondo ni inkoko zabayeho kuva na mbere mu Rwanda, aho inkoko za kizungu zari zitari zabaho. Inkoko gakondo rero zirangwa n'iki? Inkoko gakondo zirangwa no kwihanganira indwara, zikaba zirya bike, mu gukura zigakura gake, no mu kororoka zikororoka gake. Mu kuzitaho inkoko gakondo ntabwo zikenera kuzitaho cyane, gusa iyo ushatse kugira inyungu nanone uzitaho nguwita ku nkoko za kizungu. Inkoko gakondo ni ya nkoko yororoka biciye muri ubwayo, kuko ubwazo zirararira, itera amagi, nyuma yo gutera amagi ikararira. Ubwo nibwo inkoko gakondo yororokamo. Aho usanga inkoko gakondo idakenera imiti ya kizungu uvura indwara zitandukanye, ubwayo ifite mu bwirinzi. Reka noneho tuvuge ku nkoko ya saso. Saso yo tukigeraho, icyambere ukwiye kumva ni amafaranga. Inkoko ya saso tukigeraho umva amafaranga, kuko zo zororwa hagendewe ku mafaranga. Ni inkoko ya kizungu ni inkoko bwoki. Inkoko ya saso ni inkoko yakozwe, iyo ntago ari inkoko karemano nyirizina, ni inkoko yakozwe hagendewe kuri ibi bikurikira: hagendewe ku musaruro itanga, amafaranga ivamo, ku nyama itanga, amagi itanga. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimvuga saso wumve icyitwa cash, umva amafaranga. Saso yo ni ubwoko bw'inkoko zakozwe zigakorwa zibarwa mu cyiciro cy'inkoko mbera byombi. Mu nkoko zakozwe harimo inkoko z'amagi, iz'inyama na mpera byombi. Saso ni inkoko ya mpera byombi nk'uko urwibona no ku ishusho. Ni imiterere ya saso rero. Saso ni inkoko zitihanganira indwara. Mu korora saso bisaba ko ufite imiti n'ingingo aho hafi. Ikindi cya kabiri, inkoko za saso ni inkoko zirya ibiryo byinshi, gusa mu gukura zigakura vuba, zikunguka vuba, zigatanga inyama nyinshi. Ubwo iyo zorowe mu kigero cy'inyama zitanga inyama nyinshi, ari naho bituma zigura amafaranga menshi. Inkoko zikundwa cyane n'amahoteli, amasoko agezweho, kuko izo nkoko zirakundwa cyane, zifite abakiriya. Hayo nguko rero ibijyanye na saso nibyo biziranga. Ese ni ubuhe bwoko bwiza ukwiye korora rero ugendanye kuri gakondo na saso ugendeye ku byo tumaze kuvuga imbere? Gusa nanone abahanga usanga borora inkoko bakazivanga, bagafata saso na gakondo. Saso nyinshi nka 75%, inkoko gakondo 15%. Ubwo urumva ko abavanze za nkoko za saso na gakondo. None wowe nk'umworozi uhisamo ubuhe bwoko? Umaze kumva ibiranga zino nkoko, imiterere yazo uko zitandukanye, wowe uhisamo ubuhe bwoko? Uraza guhitamo ubwoko wakorora ugendeye aho utuye n'ikirere ubamo n'ukuntu ukeneye inyungu. Uramutse ukeneye inyungu zihuse kandi mu gihe gito, wakorora saso. Uramutse ukeneye inyungu gakeya, nanone wakorora inkoko gakondo. Ariko ko bwa business wakorora inkoko za saso, kuko saso arizo zibimo amafaranga ku buryo bwihuse. Nk'iyi video ubona hano, izi nkoko, ino saso ifite amezi 4 na ino local chicken ikagira amezi 4. Zirangana mu mikurire, ariko mu mikurire urabona ko zisumbana. Saso ni nini, ariko local chicken wabonye ko ikiri ntoya. Mbo bivuze ngo umwanzuro hano twafata nuko uramutse ukeneye amafaranga uyunguka kandi byihuse, wakorora saso, kuko saso tubonye ko zikura vuba. Niyo nkoko wakorora. Muri video itaha tuzarebera hamwe hagati ya saso ndetse na taki, arizo dendo, niyihe nkoko yunguka vuba mu gihe gito kandi kunguka menshi. Dendo nazo akaba ari inkoko mu cyororo cyiza hano mu Rwanda wakorora, kandi aborozi benshi mu Rwanda basanzwe borora dendo, bazinjiyemo kare, bafite inyungu nyinshi zihagije muri buno bworozi bw'idendo. Ukeneye ino video ko wazayibona, wibaye gukora subscribe, like, share na comment kuri ino video. Kuri no channel ukeneye kumenya uko akora ibiryo by'amatungo, wareba kuri video ebyiri zibanziriza iyi ngiyi. Ni icyo twavugagaho, uko wakikorera ibiryo by'amatungo bihendutse
by'umwihariko inkoko, ingurube, inkwavu ndetse n'andi matungo. Iyo video kuri ino channel irahari wayireba. Ntiwibagirwe gukora comment, jya muri comment wandike icyo ushaka ko tuzakoreraho muri video zitaha. Reba ukeneye imiti y'indwara runaka, ukeneye ingingo ko zitangwa, ingano y'ibiryo wahereza inkoko yawe bitewe n'ikigero igezemo, ca muri comment ubyandike, turahari ngo tugusubize. Ciao ciao.